byagenze gute kugira ngo indege imare imyaka igera kuri 37 yose yaraburiwe irengero nta muntu n'umwe uzahiri nyuma y'imyaka 37 yongere kugaragara mu kirere cy'isi? Ngaho bidahagije yongere kugaragara abantu batarashaje, indege nayo ubwayo itarashaje, ndetse ikagaruka ku kibuga cy'indege ikarandinga bimwe mwita guparika nkaho nta cyabaye, ntaho yahagurutse ejo. Ariko se gute indege yamara imyaka igera kuri 37 mu kirere nta essence cyangwa se benzine? Ni gute isi yuzuye radari indege yamara iyo myaka yose radari zitari zayibona mu kirere? Gute indege yamaze imyaka 37 ikagaruka igaparika ku kibuga cy'indege abantu bose bayirimo barapfuye, igaparika ku kibuga cy'indege nta muntu yirimo muzima? Byagenze gute? Ese autopilot yari igezweho muri icyo gihe ibyo bintu yashoboraga kubikora, cyangwa iyo ndege yari irimo undi muntu wari uyitwaye? Ese niba ibyo byarabaye koko, ni hehe iyo ndege yari iri yamaze imyaka igera kuri 37 yose? Niba ibyo byose wumva ari amayobera, igera hino gato nkwibwire. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amayobera y'indege ebyiri zavugishije isi yose amagambo agacika ururondogoro, ndetse iyi nkuru y'amayobera yayobeye abantu benshi cyane ku isi, ndetse nagiye mbona namwe mugenda munyandikira ati nzabakorereho inkuru. Mu mwaka w'1954 indege ya Santiago Flight 513 yahagurutse mu Budage yerekeza muri Brazil. Yari itwaye abantu bagera kuri 92, ariko hagati mu rugendo yahise iburirwa irengero. Ese byagenze bite kugira ngo indege nini ityo ibure nta butumwa na bumwe isize? Ese yarahanutse cyangwa hari ikindi kintu cyayibayeho? Nyuma hashize imyaka igera kuri 35 yose nta makuru y'iyo ndege namwe abantu bari babona. Ariko mu buryo butangaje mu mwaka w'1989 radari zo muri Brazil zafashe indege itazwi, maze iyo ndege iragaruka irazi iraparika neza ku kibuga cy'indege, moteri zayo zose zigikora. Ese gute moteri zakoraga nyuma y'imyaka igera kuri 35 yose indege yaraburiwe irengero iri mu kirere? Iyo ndege ikimara guparika ku kibuga cy'indege, abakozi bo mu kibuga cy'indege barayegereye maze bagerageza gufungura imiryango yayo, ariko bagifungura barerebyemo basanze nta muntu n'umwe ukiri muri muzima usibye amagufa yabo yari yarasigaye nyuma y'imyaka igera kuri 35 yose indege iri mu kirere yaraburiwe irengero. Iyo ndege ya paritse ite? Byagenze bite? Ni iki cyishe abo bantu bose? Gute indege yari parike nta muntu n'umwe yirimo ari muzima, ndetse na pilote nawe atari muzima yarapfuye? Niba utekereza ko ibyo ngibyo tumaze kubabwira ko iyo ndege ya mbere yari yaraburiwe irengero biteye ubwoba, banza wumve iby'iyi ngiyi. Mu mwaka w'1955 indege yitwaga Pan Am Flight 914 yahagurutse New York yerekeza i Miami. Nyuma y'igihe gito iyo ndege nayo yaje kuburirwa irengero iri mu kirere. Abantu barayibura ku maradari, ku masatelite hose no ku matelefone barayibura burundu. Hashize imyaka igera kuri 37 mu mwaka w'1992 abakozi ba radari bo muri Venezuela babonye indege ishaje cyane mu kirere cyabo, maze umupilote asaba oda yo guparika, arayimwemerera. Indege ayiparika hasi ku butaka. Nyuma uwo mupilote yaje kubaza abo mu minara, babaza niba ari hafi ya Miami, maze abo mu munara bamubwira ahari, banamubwira ko ubwo bari mu mwaka w'1992. Muri ako kanya mu ndege hatangiye kumvikana urusaku rw'abagenzi, ndetse bumva ko bafite n'ubwoba. Bose bari bazima kandi nta n'umwe wari warigeze asaza, wagira ngo kuri bo hari hashize amasaha make gusa indege ihagurutse. Ubwo uwo mupilote yumvaga ko hashize imyaka igera kuri 37 yose, yahise yongera indege arayizamura ayijyana mu kirere. Kuva icyo gihe na n'uyu munsi ntabwo iyo ndege yari yongera kuboneka. Ese izo ndege zari he mu gihe cyose kingana hafi n'imyaka 40 zaraburiwe irengero? Ese koko zaba zari zarashimuswe na alien nk'uko bamwe bagenda babivuga, cyangwa hari ukundi kuri guhishwa abantu? Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nkuru y'amayobera, tuvuga akantu kandi tuvuge ko izo ndege zari ziri, ndetse tunagaruka ku mpamvu izo ndege zagarutse zigaparika ku bibuga by'indege. Mbese tugiye gusobanura akantu kandi byerekeranye n'iribura ry'izi ndege ebyiri. Cyo gusaba tiza amatwi ubone gusobanurira. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa n'ibintu byinshi bisa n'ibicanganye kuri iyi si dutuye. Ngewe wumva ndi Ray, nguhaye ikaze kuri Ray Entertainment. Still beginning, stay tuned. Uyu munsi mureka tugaruke ku nkuru y'umudetective
detective wakurikiranye iki kirego cy'izi ndege zombi kare ebyiri maze akagishyiraho akadomo akavuga ati ngiye gutya kirego ndakirangije dutangiye gutya. Ese ibyumvira umuntu agira iyo yananiwe gukemura ikibazo cyangwa se hari nk'ikintu cy'amayobera uri gushakira igisubizo wakibuze, yabyiyumvira ugira uri gushaka igisubizo cy'ikintu ukajya ukibura, ibyo byiyumvira uzi ukuntu bimera. Noneho ibaza icyo kintu kumara hafi ubuzima bwawe bwose wifuza kugisobanukirwa cyaragucanze uvuga ati bino bintu bimeze bitora ugishakira igisubizo warakibuze. Wowe ushobora kuba utabizi ariko umugabo hano tugiye kuganira witwa Detective Anderson ibyo bintu arabizi. Bano ba detective nibo abapolisi usanga bashinzwe gukora iperereza bakurikirana ibintu bakamenya abakoze icyaha cyangwa se cyateye ibintu, mbega baba bashinzwe gukurikirana ibyaha. Niyo ko bitabagenzacyaha babandi nyine bakurikirana bakaneka usanga ari byo bintu biza ari abahanga cyane. Uyu mugabo mu myaka irenga 30 yakoze mu kazi ka polisi cyangwa se ari detective yakemuye ibibazo byasaga n'ibyananiranye, bya birego byari amayobera byandi biba byarananiye abandi bantu. Uyu mugabo niwe watumwaga muri ako kazi kandi ibyo bintu akabikemura akabibonera ibisubizo. Uyu mugabo bivuga ko ngo yafashe ibisambo birenga amajana akabifunga mu birego byose yagiye akora, ndetse ngikindi kintu yatabaye ubuzima bw'abantu benshi cyane. Gusa icyo sicyo ngira ngo uyu munsi tuze kuganira. Uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo byinshi nagiye mbona muri comment munyandikira n'ababwenga ibintu mwandika muri comment mbabibona abantu baza bavuga ati reyi hari indege bivugwa ko zagiye ziburirwa irengero, ugasanga indege iburiwe irengero nka nyuma y'imyaka 30 indege irongeye kugaragara. Tuvuge nk'indege wenda yagombaga guparika nko ku kibuga cy'indege cyano mu Rwanda, wenda nkano mu Rwanda ikapari yagombaga kwaparika mu 1970. Ejo bundi ukabona 2023 nibwo iyo ndege yaparitse. Yari iri he? Yari yaraburiwe irengero iri. Ibyo byose nibyo nagiye mbona muri comment mumbwira ngo izo nkuru zihora zivugwa ndetse n'ubwoko bw'indege n'amazina y'indege, mukambwira ngo ibyo bintu mbakurikiranire tumenye byari byo. Uyu munsi nibyo ngira ngo turebe, ariko mbere yuko tubyinjiramo baracyari kutubwira kuri uyu detective wagiye ukemura ibibazo ndetse no gukurikirana ibintu nk'ibyo by'amayobera akabasha kuba yabivumbura akamenya ikibyihishe inyuma. Kugira wumve ngo ibi bintu ukuntu ari amayobera hambaye by'izo ndege zigiye ziburirwa irengero, niyo mpamvu batangiye batubwira witwa Detective Anderson. Uyu mugabo byagezaho icyo kirego agenda nawe akakifatiramo. Uyu mugabo akatubwira ati niwe muntu wagiye akemura ibibazo by'ibirego byari byarananiye abandi polisi. Uyu mugabo ivuga ko yigeze fata igisambo cyahoraga gihindura amasura buri nyuma y'amezi 6, kigahindura isura kikajya gukoresha plastic surgery kigahindura isura kikiyoberanya kigakomeza kiba leta arakibuze burundu. Uyu mugabo ku myaka 25 ye niyo muntu bahaye icyo kirego icyo gisambo abasha kukivumbura, amenya ko gihora gihinduranya n'amasura. Isi yose itivuga ati uyu mugabo ibintu akora arabizi koko. Uyu mugabo nanone bivuga ko amaze kugira imyaka 30 ikintu cyo gucika gereza kijya no hino cyari ku isi cyari kimaze kugira nkaho kigezweho. Abantu bose bacika gereza hirya no hino bakoresheje amafaranga, bakoresheje ubuhanga budasanzwe. Uzi ko kugira ngo ucike gereza ubura umuntu urenze, twagiye tubona ba El Chapo n'abandi bose abo bantu benshi bagiye bacika amagereza barananiranye. Uyu mugabo niwe muntu wagendaga bafata akabakurikirana akavuga ati uyu munsi umuntu watorotse gereza washobora ko yagiye hanaha, akakwigira dosiye yawe neza akamenya ati uyu muntu ubundi mbere yuko afungwa yakundaga kuba ari he, n'imiryango ye iri hehe, mbega akamenya ahantu hashobora kuba yahisha hari hose. Uyu mugabo bivuga ko ngo yagiye agarura imfungwa nyinshi zabaga zaratorotse gereza. Si byo gusa, uyu mugabo ku myaka ya 36 ngo yabashije kuvumbura agatsiko k'abagizi ba nabi ukihishaga ahantu ku gasongero k'ikirunga, aho abantu bose bundi ubuyobozi butakikaga ko aho hantu hari abantu bahajya. Ako gatsiko k'abagizi ba nabi niwe wavumbuye ibyo birindiro byako hejuru ku kirunga. Afite imyaka 38 abasha kuba abantu bafata. Amaze kugeza imyaka 50 yagerageje kuba yakemura ikirego cyari cyariswe amayobera. Na n'uyu munsi wa none nabonye mumbaza muri comment ngo nkibasobanurireho kijyanye n'indege zagiye ziburirwa irengero zikaza kongera zikaboneka nyuma y'imyaka myinshi abagenzi bazirimo batarigeze basaza. Byagenze bite rero? Uyu mugabo icyo kirego Detective Anderson niwe muntu wabashije kukinjiramo neza. Kugira ngo duhita tubyinjiramo neza reka twinjire ku birego. Ni case uko ari ebyiri z'indege ebyiri zaburiwe irengero, ariko nanone ibyo byose byabaye mu mwaka wa 1950. Izo ndege bivugwa ko zaburiwe irengero uko ari ebyiri mu myaka isa n'itandukanye, ariko yose no mu 1950 ziburirwa irengero Detective Anderson akiri muto. Abantu bakomeza kuvuga ngo indege zaburiwe irengero, ariko nyuma y'imyaka myinshi, nyuma y'imyaka 37-38 izo ndege zagiye zigaragara imwe niko bivugwa. Uyu mugabo atangira kuvuga ati izo ndege byavuzwe ko zabuze nkiri umwana zongeye kugaragara gute nkiri ndi mukuru.
ziturutse hehe. Iyo mpamvu ituma uno mugabo avuga ati ibindi bintu byose nari ndimo kamimbiretse nawe yari amaze gukura, atereka ninjire noneho muri iyi dosiye nayo menye ibyayo, menye iby'izi ndege zari zarabuze. Detective Anderson nibwo yicaye mu rugo aravuga ati ntabwo nigeze mbona umwanya wo gukurikirana ibintu nkiri muto, ariko uyu munsi ngiye kugendera ku makuru nahawe, ibyo nagiye numva byavuzwe kuri izo ndege zaburiwe irengero, ndetse kugira ngo ibyo bibi biransaba ko nongera nkigira mu itangazamakuru byanditse izo nkuru z'ibura ry'indege n'amadosiye n'ibirego byose byatanzwe, nkamenya iby'izi ndege zabuze byagenze bite. Iyo nkuru rero agiye gusubiramo cyangwa se yicaye agasubiramo niyo nayo ngiye kubaganiriza, tumenye ubundi by'izo ndege byatangiye bite. Narababwiye ngo mbere yuko dukomeza ibintu bigeze ahantu nk'aha hashyushye haryoshye, jya ubanza urebe hasi ngo ahantu handitse subscribe narahakanze, ukazogera narahakanze, like nayikanze na share na comment, byose ujye ubikorera rimwe. Twagiye. Detective tuvugana akoye ibinyamakuru bibiri yanditswe muri iyo myaka izo ndege zaburiye, ndetse ibyo binyamakuru byanditse detaye ku yindi bigaragaza ibyari biri muri iyo ndege, uko indege zabuze, ibintu byose. Inkuru agiye kuyisoma nanjye tugendana. Indege ya mbere yabuze mu 1955 hari muri Sama, ndetse itariki yari ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Indege murabizi zibagira ukuntu bazita. Indege yari hagurutse bayitaga Panam Flight 914, niko iyo ndege yitwaga, yari hagurutse. Ndetse iyo ndege yari igiye guhaguruka muri New York itwaye abagenzi 61. Plane model yari Douglas DC-4. Ayo ni amakode bari ku ndege, cyangwa se ubifate nka plaque cyangwa se serial number. Gusa nanone iyo ndege urumva twari mu mwaka wa 1955, model iyo ndege cyangwa se uburyo yari ikoze mu byaro uburyo bwa kera. Izo ndege icyo gihe zabaga zifite ibyo bita ibipropellers binini cyangwa se moteri bimeze nka vandarateri byikaraga imbere. Indege za kera niko zabaga zimeze, ntabwo zimeze nk'iz'uyu munsi wa none. Kera ziriya ndege za kera zabaga model zabo zabaga zifite biriya bintu bigenda byikaraga imbere, mu gihe z'uyu munsi zino tugendamo zifite turbine cyangwa se moteri. Icyo gihe iyo ndege yari bwa bwoko bwa kera zabaga zifite ibintu byikaraga bimeze nk'ivandarateri bya propellers. Abagenzi bambaye imikandara yabo, indege birahagurutse ihaguruka muri New York igomba kwerekeza muri Florida cyangwa se Miami. Indege nuko yahagurutse igenda, ba dispatchers hejuru mu minara bari kuyireba. Indege ifata runway iratambika bakayurira mu kirere. Indege ngo yakomeje igenda bayireba. Urugendo rw'indege, indege buri igiye guhaguruka bayibara ibintu byose biri ku murongo. Niba ihagurutse Kigali isaha iragera Tanzania isaha, cyangwa se iragera Ethiopia isaha ni bihura neza. Indege ubundi ihagurutse New York yerekeza Florida Miami, indege ngihagenda amasaha 3 n'iminota 22. Niyo minota indege yagombaga kugenda. Irwo rugendo yari ifite. Indege iri kugenda nkwibutse kuri radar bari kuyireba, aho igeze aho iri kujya kuri radar bayibona. Indege Panam 914 cyangwa se Panam 914 iri mu kirere igenda, radar zarayibuze. Indege buri rwirengero imaze kugera mu gicu, ibintu bidakunze kuba cyangwa se bitajya bina. Operator wa New York yagerageje guhamagara pilot ku cyombo cyangwa se kuri bya bitelefone by'amasatelite baba bavugirayo biri mu ndege, agerageje kumuhamagara pilote ntiyitaba. Operator nanone wari uri New York icyo yakoze nta kindi, yese ahamagara muri Florida indege yerekeje, arababwira ngo murebe niba iyo ndege mwebwe muri kuyibona cyangwa se namwe muri kubasha gukominikana na pilote n'umwungirishe mukabasha kumvikana. Byari ibintu bidasanzwe bakimara guhamagara kuri Florida. Muri Florida barababwiye nabati kuri telefone ntago biri gukunda ko turi kuvugana na pilote, ubundi indege yagera ibibazo byose yagira, ntago indege ijya buri itumanaho, ntago pilote ajya bura kuri telefone yabo. Nicyo kintu byibura bavugiraho cyanyuma, kuko itumanaho baba barifite ntago ripfa gucika ntibibaho cyangwa ngo bakubure kuri radar. Bakomeje guhamagara inshuro nyinshi cyane, indege bakomeje kuyibura, nibwo bohereje izindi ndege mu kirere, bohereza abagaba bitero hirya no hino, ama operation hirya no hino kugira indege bayishake, barayibura cyane ko indege yaburiwe irengero igeze hejuru y'inyanja Atlantique. Muri ibyo bice niho yaburiwe irengero. Gusa nanone cyabaye nta kindi, nyuma y'igihe kinini indege bari kuyihiga, yaje gutangazwa n'iyo company iyo ndege, iravuga iti indege ibyo ari byo byose buriya yararohamye mu nyanja ibirirwa irengero. Gusa aho bakegaga ko yari kuba yari yarohamye hejuru y'iyo nyanja ya Atlantique, bari bagerageje kohereza no kuhakorera operation yo kwishaka, indege barayibura. Kuko ngo ubusanzwe indege yiguye mu nyanja, ko byamira ko se hari ibice binini by'indege biguma bireremba hejuru y'inyanja, kuko indege ikubita hejuru y'inyanja igahita ishwanyura. Indege iyo yikubiseho ibintu byinshi birareremba, yaba ibikapu by'abagenzi, yaba bimwe mu bice by'indege. Atari ko uwo munsi barazengurutse bunakeye bwabo, bamara iminsi bazenguruka hejuru y'inyanja ya Atlantique muri ibyo
ibyo bice indege yagombaga guca n'ahandi hose nta kintu na kimwe cyagaragazaga ko iyo ndege yahanyuze, ariko bagombaga kwimagina ko iyo ndege nta kundi yaba yarohamye kuko ntahandi yaba yagiye. Ikindi kintu cyari gitangaje nuko iyo ndege itari yigeze byibura itanga agasinyari gatoya kagaragaza ko ibintu bimeze nabi. Ubundi piloti yari mu kirere indege ikaba yagira ikibazo, ngo bahuye n'ikibazo ashobora kuba yagira nk'amagambo ya nyuma avuga ati tumeze nabi, mayday, byibura nyine niyo yabara akajambo kamwe yavuze, ariko iyo ndege nta kintu na kimwe bigeze bumva, barayibuze gusa. Iyo ndege yaburiwe irengero haragenda hashira imyaka 37 barabyikuyemo. Imiryango y'abari mu ndege ino cabin crew bose baragenda, imiryango y'abaha impozamarira babaha amafaranga nyine nk'ibisanzwe. Indege imyaka iricuma hashira imyaka 37, urumva guhera muri 1955 bari imyaka 37, ubwo turi 92. Byagenze bite rero nyuma y'icyo gihe cyose? Urumva abantu bari barakuze barashaje. Mu gihe kimwe na 1992 ikintu kidasanzwe kiri bizarre nibwo cyaje kuba ku kibuga cy'indege cya Venezuela cyitwa Caracas. Kuri icyo kibuga cy'indege bagiye kubona abandi babicaye ku munara cyangwa se abandi bari ku ikoranabuhanga bo muri control tower, bagiye kubona babonye indege mu kirere cyabo cyangwa se kuri radari imeze nk'ije kugwa aho ngaho. Birabatungura kuko kuri gahunda bari bafite nta ndege yagombaga kuhagwa. Buriya ntabwo indege ishobora kuza iri kwikatisa ngo izigwe ku kibuga cy'indege hano. Oya, biba biri kuri gahunda, isaha indege iri bugwireho izwi, isaha indi ndege iri buhagurukire izwi, ibintu byose biri ku murongo. Abantu batunguwe no kubona ari indege iri mu kirere cyabo imanutse je kugwa ku kibuga cy'indege cya Caracas muri Venezuela. Ubwo tugeze mu 1992 nyuma y'imyaka 37 ya ndege buri wirengero, nibwo nanone ba dispatcher n'abandi bantu bakora ku kibuga cy'indege babonye ko hashobora kuba harimo ikibazo, baravuga ati reka indege nyine tuyakire ubwo nta kundi. Ubwo ni ibibazo bashobora kuba bafite ibibazo kuko barabizi ko nta ndege yapfa kugira gute kuza kujya ku kibuga. Indege yari imaze imyaka 37, bagiye kubona abantu bari gukoraga ku kibuga cy'indege cya Venezuela, bagiye kubona babona ikidege cyaparitse ngo gifite bya huge propellers cyangwa se bya moteri by'indege bya kera byabaga biri utuntu twikaraga nyine nk'izi vandarateri za kera za gakondo. Barumirwa babona iyo ndege irashaje nyine, iri outdated, ni ya zamani ugereranyije n'indege mu minsi dufite cyangwa se 92 zari zihari nyine zifite ano mu moteri tujya tubona, zino zacu zifite turbine cyangwa se zino tugenda. Indege imaze guparika yese itangira guhamagara, nta muntu n'umwe urayisohokamo. Iyo ndege imaze guparika yese itangira guhamagara umunara. Dispatcher ababaza ngo ese muri bande, rimwe ivuga muri bo cyangwa se abaza iyo ndege iparitse ati muri bande. Iyo ndege iramubwira ati mutubwire ahubwo twebwe turi he, ati indege yacu ni Panam Flight 914 cyangwa se ya ndege twebwe tuzi yari yaraburi irengero imyaka 37 ushize. 92 yongeye kugaragara muri Venezuela ndetse babaza ngo turi he, ndetse akomeza asobanura ati twe turi indege. Urumva indege iparitse ku kibuga cy'ahandi, nta gahunda mwaye mufitanye, ubugomba kwivuga iyi ni Flight Panam 914 turi flight yagombaga guturuka New York yerekeza Florida. Ndetse arasobanura ati cabin crew bari abantu bagera muri 4, abagenzi bari 57, ubwo indege yose muri make yari nk'abantu 61. Dispatcher n'abandi bakozi bose bo mu kibuga cy'indege cyangwa se abandi bari gukorana bose bamenye iyo ndege yariyo, kuko indege yaburiwe irengero ibizwi, amazina yayo, ibintu byose n'uburyo iyo ndege yagaragaraga babonaga kare ya kera. Bose bavuga ati indege yaburiwe irengero imyaka 37, twese tuza mu kazi batubwira ngo yaburiwe irengero bimeze bite, kuko wumva ngo indege muri Malaysia yaburiwe irengero ndagira ngo nta muntu utayizi, baba bizi nyine abantu bose. Sasa bari bashije ati indege irakora iki hano. Ikindi noneho cyabatunguye, iyo ndege yari iri muri mayiro zigera mu 1240 ugereranyije naho yagombaga kuko. Urumva indege ivuye New York yagombaga kujya Florida na masaha 3, none igiye muri Amerika yo hepfo mayiro zigera mu 1240 nigiye guparika. Ibyo byari ibiki? None nyuma y'imyaka 37 dispatch cyo yakoze niki, nawe yasizeho telefone cyangwa se yakanze mikoro yarayifungura, asubiza uri mu ndege aramubwira ati pilot, ubu tuvugana turi tariki 9 z'ukwezi kwa 9 mu 1992 Nyagasani. Ibyo waba ubizi? Pilot ngo bakimara kumubwira ibyo bintu ngo ari mu 1992 kandi wazi ko yagurukije indege mu 1955 ngo yese agira ubwoba ahita avuga ngo Jimmy, niba twamwita nka ko pilot wiwe cyangwa se undi muntu bari kumwe mu ndege, ati turi he, ati ahantu turi ni he. Icyo yakoze nta kindi, ngo ya ndege nta muntu n'umwe yayisohotsemo, ahubwo pilot yagize ubwoba biramucanga, kumva hagurukije indege 5 paritse barakubwiye ngo iri muri 92, byamuteye ubwoba ahita yongera hagurutsa indege gitaraganya arongera asubira mu kirere. Ngiye ndege yarakase, pilot arayikata arapepera abantu bose bari baraho, arangije azamura indege mu kirere. Bivugwa ko iyo ndege kuva yaguruka ku kibuga cy'indege cya Venezuela Caracas mu 1992 nta muntu
bongeye kumenya ibyayo n'irengero ryayo. Iyo ni indege ya mbere Detective Anderson yari ari gusoma ibyayo mu kinyamakuru, ari kugerageza gukurura ngo amenye ibyo ni ibiki, ku buryo indege ibara imyaka 37 ikaza kongera kugaragara. Nigenda mu bihe ni za alien nk'uko benshi babivugaga. Bishobora kuba birimo za alien ngo kuko zifite uburyo wenda zadushize zashobora kugendera mu bihe, cyangwa se bya bindi bavuga ngo yinjiye mu yindi dimension, birabacanga birabarenga, baravuga ati ni ibiki, ni amagini, birabacanga. Kandi bakavuga ati indege kuko yaburiwe irengero iri mu nyanja ya Atlantique, kandi ari naho nanone bavuga ngo hari Bermuda Triangle muri iriya nyanja ya Atlantique, yakomeje kubacanga. Baravuga bati iyo ndege yaraburiye aho hantu n'ubundi dusanzwe tumva muri Triangle de Bermuda, indege bya bintu bibaho tutari kwasobanukirwa, ikaba ari yongeye kugaruka, birakomeza kubacanga. Detective umaze gusoma indege ya mbere, arongera kurura ikindi kinyamakuru nanone cyo muri iyo myaka, yongera asoma ibindi nanone byavugaga ku yindi ndege ya kabiri. Ngo Detective uburyo yari ari kureba ngo n'uburyo yari gutekerezamo ako kanya ngo bamubonye, ngo byagaragaraga nkaho ngo Detective yahise asobanukirwa icyatumye iyo ndege iburirwa irengero ikongera ikagaruka. Yasaga nk'ubimenye. Byagenze bite rero? Yasa akuraho dosiye ngo ahita asoma none ku yindi ndege ya kabiri. Nanone ngo yasomye ikindi gitangazamakuru cyari cyaranditswe, cyangwa se iyo dosiye no yavugaga ko byabaye muri 89. Nibwo iyo nkuru yanditswe ngo ati hari indege yagaragaye yari yaraburiwe irengero mu 1954, Santiago Airlines Flight 513. Indege yari hagurutse muri West Germany ku kibuga cyaho cy'indege. Iyo ndege yari hagurutse mu Budage, yagombaga guparika muri Brazil. Iyo ni indege ya kabiri tugezeho. Nanone Detective yarakomeje gukora iperereza, kuko iya mbere ho bisa nkaho yari yasobanukiye cyatumye ibura, naho yari yaraburiwe, ari byo tuza kumva. Ati yasajya ku yindi ya kabiri. Ati iyo ndege nayo yari yahagurutse muri 58 ngo ibonwa muri 89. Ngo iyo ndege yari hagurutse mu Budage igomba kwerekeza muri Brazil, byagomba kwitwara amasaha 18 kugira ngo igere muri Brazil. Iyo ndege nanone yari nk'abagenzi 88 ndetse na crew member cyangwa se babakozi bo mu ndege y'abantu bagira kuri 4. Iyo ndege bivuga ko imaze guhaguruka ngo yazamutse yagera mu gicu, kumwe indege bivuga ngo yinjiye mu gicu igahita iburirwa irengero kuri radar nayo bakayibura. Takwa kundi ya mbere byagenze. Indege barayibuze, ndetse ba dispatchers bo mu Budage nibwo nyuma y'amasaha 18 bahamagaye muri Brazil babaza bati indege yagombaga kugira aho ngaho yahageze. No muri Brazil baravuga ati iyo ndege ntayahageje, ntayo twakiriye, birabacanga. Nibwo ngo bamaze amezi menshi cyane bari guhiga iyo ndege, ariko ntago bigeze bayibona. Kimwe nanone na ya ndege yari yaraburiwe irengero Panam 914 yari yaraburiwe irengero iri hejuru y'inyanja ya Atlantique, n'iyi ngiyi nawe yaburiwe irengero iri hejuru y'inyanja ya Atlantique, bivuga ko ari maze kugera mu kirere kiri hejuru y'inyanja ya Atlantique. Ngo nanone barakubwira ngo ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 mu 1989, urumva imyaka yari ishize ku ntwari myinshi, ngo bagiye kubona mu kirere hari indege iri mu kirere y'abagenzi muri Brazil. Ngo indege nibwo bakibonye ku kibuga cy'indege cya Brazil irahaparika, bagerageza kuyihamagara ngo bayivugishe, ntiyabavugisha, iramanuka iraza iraparika, nta muntu n'umwe uvugiye kuri cyombo cyangwa se kuri bya telefone byo mu ndege. Gusa nanone ya ndege ya mbere nababwiye Panam 914 yari yaraburiwe irengero, ngo igaragara abari bayirimo ntago bari barigeze basaza, kandi yari maze imyaka 37 yaraburiwe irengero, ngo bari bakingana nkuko banganaga. Bimeze ngo ni nk'abantu batelepotinze bagiye mu gihe gutya, uko wagenda imyaka iri imbere bakakubona ukingana nkuko wangana gutashaje, kandi ishize imyaka 37. Ni indege ya kabiri yo ngo yaraparitse, barayigota baza kureba niki kirimo, ariko ngo basanze nta muntu n'umwe uri mu iyo ndege uhumeka kugira ikintu na kimwe yababwira, ari amagufwa gusa, ari abantu baboze nyine bapfuye kera. Ikindi na pilot ntago yahumekaga. Indege ikaba yaraburiwe irengero mu 1954, ikaba yongeye kugaragara mu 1989, ubwo yarashize imyaka 35 iburiwe irengero, nta muntu n'umwe uri muzima uyirimo. Yaparitswe yari itwawe nande, kabari bayitwaye n'abari bayirimo bose, nta muntu n'umwe wahumekaga. Yaparitse niba abantu benshi batangiye kugira inshuga bavuga ati ese ni za alien, ni daimoni, ni biki byatwaye iyo ndege, imeze bite? Nibwo Detective nk'umuntu w'inzobere yahise yicara bisesengura, aravuga ati ya ndege ya mbere yari gutesha abantu umutwe ikirego banshyizeho ngo nkurikirane ibyo ndege, asanga iyo ndege yitwa Panam 914 ngo yabuze mu 1955. Abona niyo ndege ya kabiri Santiago Airlines 513
yabuze muri 1954. Bivuze ngo itandukaniro ry'izo ndege zari zaraburiwe irengero hari harimo intera y'umwaka umwe gusa. Indege imwe yarabuze hashize umwaka undi irabura. Iyo nkuru na n'uyu munsi abantu bose bakibaza ngo indege zaburiwe irengero. Detective ibyo bintu byose arayicara bihuza, asanga izo ndege zose zaburiwe irengero hejuru y'inyanja ya Atlantique. Arahuzahuza areba na bya bindi bavuga ngo bya Triangle de Bermuda, amato n'indege n'iki n'ibindi byose bakunze kuburiramo, nabyo tuzabivugaho. Arabihuzahuza n'ibyo binyamakuru. Arebye ibinyamakuru byanditse iyo nkuru, asanga ni ikinyamakuru kimwe kandi cyari gikomeye, nicyo cyonyine cyanditse ibyo nkuru. Iyo nkuru na n'uyu munsi wa none abantu na n'uyu munsi mwakomeje kunyandikira ngo tuzayivuge indege zagiye ziburirwa irengero. Iya mbere ikagaragara abari bayirimo batarigeze basaza kandi hashize imyaka 37. Ibyo bintu byose aragenda arabihuza, aragenda asanga nta bantu bakora mu bibuga by'indege begeze batanga ubuhamya bw'amafoto yabo, amazina yabo. Asanga imiryango y'ababo bapfiriye mu ndege nta hantu na hamwe aderesi zabo bazwi batuwe, usibye ikinyamakuru kimwe cyanditse ngo iyo miryango yahawe amafaranga. Agerageza gushaka guhuza ngo amenye amazina y'ababuze ababo mu miryango yabo ngo abashe kuba yayivugisha, avuga ati koko mwene wanyu yarabuze ari mu ndege ne, ntiyababona usibye kumva gusa ngo byanditswe mu kinyamakuru. Byose arabihuzahuza, ariyo mpamvu namwe uyu munsi mwari mukibimbaza. Detective birangira afashe umwamvuzo uruvuga ngo iki ni igitangazamakuru cyaremye igihuha, cyane ko cyabaye nk'icyanditse inkuru imwe kibona iratwitse. Indege ngo yaburiwe irengero imeze nk'ari filime banditse, babonye bisomwe cyane, babonye igihuha gitangiye gufata. Mu mwaka wakurikiye icyo bahinduye na matariki gusa n'utuntu tw'utudetaye duto, barongera bavuga ngo hari n'indi ndege yabuze. Byari bimeze nk'ikinyamakuru cyashakaga hiti ngo abantu bagisome gitangaza inkuru zo gutwika gusa. Ariko detective yiburiye ababo babuze baraba mu ndege, abura bakoze ku bibuga by'indege, babuyoneye iyo ndege banyabo, usibye ikinyamakuru cyavugaga ngo uwitwa uyu n'uyu ngo ukora, ariko nta banyabo bari bahari. Detective nibwo yavuze ati bya bintu burya byari ibihuha. Kuba rero bya bintu ari ibihuha, detective ngo akica hanga ari gukora iperereza, avuga ati bya bintu ni ibihuha, ngo ni ikinyamakuru cyashaka kwitwikira, cyane ko nta binyamakuru n'ibindi byanditse kuri iyo nkuru, ngo igitangazamakuru n'iki kimwe nicyo cyabyanditseho gusa. Ubwo ari kugerageza gukemura iyo dosiye nk'uko nanjye nandi gusubiza wanditse muri comment. Hari n'inkuru yahise yakira muri ako kanya akimara gukonfirma ko iyo ari ibihuha. Inkuru yamugezeho ivuga ngo iki rero, uyu mugabo wese atangira kwibuka gari ya moshi ngo yahagurutse mu Butaliyani muri ako kanya mu 1911, bayitaga ngo ni Phantom Train. Ngo bivugwa ko ngari abagenzi basaga 100 buri iyo gari ya moshi yitwaga Zanet Railway Company. Ngo bivuga ko yafashe inzira ikagenda igaca muri tano, za nzira ziba zica munsi y'ubusozi hasi cyangwa se munsi y'ubutaka. Iyo gari ya moshi iri kugica munsi y'umusozi ngo yaburiwe irengero, ntabwo yegeze ihinguka hakurya, ngo barayibuze burundu. Iyi nkuru yari ari kwibuka detective noneho ya gari ya moshi yabuze mu 1911. Iyo gari ya moshi bivuga ko yabuze mu 1911, ngo yahise noneho yo kugira ngo ijye hazaza yasubiye mu myaka yahahise, yisanga mu 1845. Detective ahita atangira kubihuzahuza, ndetse ngo iyo ni inkuru detective yari yarabonye, yo yaranumvishe yaranasomye, ngo y'umugabo wabyivukiye n'abandi bagiye babivuga ngo mu mujyi wa Mexico City bagiye kubona hari gari moshi hageze mu mwaka wa 1845, ngo gari moshi yuzuye abataliyani bagira mu 100 bambaye imyenda y'ahazaza, bavuga ibintu by'ahazaza nk'abantu bari baturutse nyine hazaza, ngo birabacanga. Iyo ni inkuru detective yase yibuka. Gusa iyo nkuru kuko detective yari yarabikurikiranye yasaga nk'ahari ibihuha, kuko nta bimenyetso bigaragara cyangwa se amakuru yanyabigaragaza nk'aho byari ibyanyabyo. Akiri gutekereza ibyo, detective Anderson ngo yakiriye telefone yarasona. Yakira telefone ngimubwira ngo hari ikindi kintu cy'amayobera, nk'uko uyu mugabo baresanzwe kumuhamagara aho abantu bananiranye, bananiranye, ibirego byananiranye, nk'ibi byose byananiranye kugira ngo abashe kuba yabikemura, aba ari we wageza abantu kuri nk'umuhanga w'inzobere. Bamuhamagaye bamubwira ati hari ikindi kirego cyuzuye amayobera kivutse, ndagira ngo wumve icyo ari cyo. Yakiriye amakuru ko mu butayu bwa Sahara hari ubwato bunini cyane bahabonye, kandi buvuga ko ubwo bwato bwari bwaraburiwe irengero mu nyanja ya Pacifique, mu majyepfo y'inyanja ya Pacifique mu myaka 27 ishize. Baramuhamagaye ati ubwo bwato bwari bwaraburiwe irengero mu myaka 27 ishize, akiri gushidikanya ku bintu nk'ibyo. Ubwo bwato bugaragaye mu butayu bwa Sahara, bwino bukoreho iperereza bumenye ibyaribyo. Ikindi ngo ubwo bwato bwari bugaragaye mu butayu hagati
kandi buvugwa ko bwari bwaraburiwe irengero buri mu majyepfo y'inyanja ya Pacifique. Bahamagaye detective noneho ngo aza abwirebera, wandi bavugaga ngo ibintu ngibyo ngo ntabwo biba bishoboka. Bamuhamagaye noneho amubwira ati hari ubwato bwaburiwe irengero, ngwino nawe bwirebere, imyaka 27 bwarabuze, bugaragaye mu butayu bwa Sahara, nawe agende noneho abwirebera amaso ku maso, apana kuvuga ngo ni ibinyamakuru byabihimbye bibeshya. Ati ubwo bwato nta mukozi w'ubwato wari urimo, nta muntu n'umwe wo muri kuri ubwato wari urimo, nta mizigo ndetse nta n'idarapo ryari ririho byibura uvuge ngo ubwato bwari buturutse mu kihe gihugu. Gusa ubwato bwari buri mu butayu buteretsemo hagati mu butayu. Ubwo detective yari agiye kureba ngo bwashye sanze bwuzuyemo uruhumbu, hari ahantu hagiye hatoboka ubona ko ari amazi yabwangije, kandi mu butayu uzi ukuntu haba humagaye, ndetse ubona ko ubwato koko busa nk'ubwaterepotinze bukaba bwaturutse mu mazi bukaza bukisanga hehe. Urabona nka Titanic niba ujya ubona amafoto wayifotora ahantu iri munsi y'inyanja hasi, urayibona ko yuzuye urubobi, uruhumbu, kubera ko iri mu mazi. Kuriya nyine ni kubwo bwato uyu mu detective bahamagaye bamubwira ngo buri mu butayu yasanze bumeze. Ubwo bwato bwo ngo bivuga ko tari igihuha, nimba bya bindi atarabyemeraga avuga ngo ni ibihuha, na n'ubu bikiri iyobera. Ibyo ubwato byo bwo bwikoreye iperereza akagenda akanabwibonera gutya, nibyo tuzareba mu gice cya kabiri. Mwandike muri comment ati iby'ubwo bwato turabishaka, iby'ubwo bwato turabishaka, munakore subscribe. Reka mambwire ngo nuko bigenze, ibindi ubwo naho mu gice cya kabiri tugenda tumenya byinshi. Gusa ndashaka ko dutangira kujya tumenya no ku bintu by'amayobera biba hano hasi bikunze kuvugwa tukumva nk'ibihuha by'amayobera, ibyo bintu byose ujya wumva.